ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, ku bugingo bwawe, aho uri hose. Mbese urashaka ubwiza? Mbese urashaka icyubahiro? Mbese urashaka kudapfa? Umva ikintu ugomba gukora rero. Abaroma 2:7, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Umva ihame rero. Nyine iyo tumaze gusoma gutya, igikurikiraho ni ihame. Umva ihame ryo kugira ngo bino bintu bikwibe, babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa nibubaka ihame rivuga ngo bishakishe gukora ibyiza udacogora, apana gukora ibyiza mu gitondo nimugoroba ngo ukora ibibi. Bibiri iravuga Zaburi 118 umurongo wa 17 ngo sinzapfa ubwo nzarama, ngo kugira ngo nekereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Iri ni ijambo ryavuzwe na Dawidi. Dawidi igihe cyose yahoraga apfukama asaba imbabazi yihana, nicyo cyamuteraga kumva afite bino byiringira, kumva afite confidence. Ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bishakishe gukora ibyiza udacogora. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.